Imana ni nziza ibihe byose. Reka dushimira amakorale rimbye indirimbo nziza kandi zitwinjiza zitujyana ahantu twumva ko tugiye kwinjira mu kwiga ijambo ry'Imana. Ntabwo ndi butangire mvuga ibintu byinshi kuko ndi kumwe n'umuvandimwe bararendeza, nzi ko ikibwirizwa ari bukinjiremo neza, ahubwo nje kugira ngo tuganire ku kintu cyitwa umuryango. Umuhanga witwa Emile Durkheim yavuze ko umuryango ari wo shingiro rya sosiyete, kandi ibyo ngibyo natwe turabyemera. Tuzi neza ko umuryango ari wo shingiro ry'itorero. Nta muryango uhari, ese hari itorero yemwe? Nta muryango uhari, hari itorero? Nta muryango uhari, nta torero rihari, kuko twese turi mu muryango umwe, n'itorero ubwaryo ni umuryango. Reka dusenge. Uwiteka, turagushimye cyane ko waturinze. Tugushimiye ko wadushyize mu miryango itandukanye, ariko ukadukusanyiriza mu muryango umwe ari wo torero, no kuri ubiherwe icyubahiro. Tugiye kwiga uburyo dushobora gufata neza imiryango waduhaye. Yesu Kristo, turagusaba kugira ngo uduhe ubushobozi bwo kumva. Turagusaba kugira ngo uduhe imbaraga, maze umunsi uzimika ingoma yawe, twebwe n'imiryango waturagije uzaduhe kugusanganira tudatsinzwe. Ubuntu bwawe n'amahoro bibane natwe, mbikwa cy'ubuntu mu izina rya Yesu. Umuryango uwo ari wo wose uba ugizwe n'abantu, ariko ab'ingenzi ni umugabo. Ese umugabo wenyine atarashaka yitwa umuryango? N'umugore, umugabo n'umugore bonyine baba bagize umuryango? Umugabo n'umugore baba bagize umuryango? Baba bagize umuryango, kuko hari imiryango itagira abana, kandi iyo ngiyo Imana irayikunda. Hakaba noneho n'imiryango yagize amahirwe yo kubona abana. Abana ntabwo, ndavuga ngo ntabwo ari ngombwa mu muryango, mu mbabare ndabivuga ntyo, ariko ni umugisha Imana itanga. Abo rero bashobora kuba umugisha mu muryango, kimwe nuko bashobora kuba umuvumo. Turabyemeranwa? Aha ndimo ndigisha, ntabwo ndimo kubwiriza, nzajya mbabaza musubize, muramenyereye nk'umwarimu. Umusaza umwe w'umuhanga, professeur witwa Forenstein, ni umugabo w'umuyahudi wize cyane ibintu by'umwana, yavuze ko umuryango iyo ubyaye umwana, wa mwana akaza afite ubuzima bwiza, wa muryango ushobora no gutekereza ko ari bo bubaha Imana kurusha abandi. Uwabyaye neza agira ngo niwe wubaha Imana kurusha abandi. Uyu munsi ntabwo nshaka ko turi buze kureba ku mwana usanzwe, umwana muzima, kuko hari abana mu Kinyarwanda bakunze kubita abana bavukana ubumuga bwo mu mutwe. Mu Kinyarwanda bajyaga bakunda kwita ibigoryi. Ntabwo mubaze mu miryango ra? Mu Kinyarwanda, mu Banyarwanda ntabwo bakundaga kubamo, kuko iyo bavukaga abo bana ntibagiraga amahirwe yo kubaho, baranabicaga. Uwo ni umuryango wacu Nyarwanda. Abo bana ntabwo bagiraga amahirwe yo kubaho, ahubwo barabicaga. Ukibaza utese uyu mwana kubera ko gusa afite umuntu aba afite
ibintu bimugize, hari ingirangingo ziba zimugize. Izo ngirangingo rero hari igihe ziba zitari ku murongo nk'uko zikwiriye, habaye icyo bita malformation ya chromosome, cyangwa se ibyo bigize umuntu hari ukuntu byagiye bitagenda ku murongo neza. Habaye accident nk'uko izindi accident zose zisanzwe ziba, umuntu ntaba atunganye, noneho yarangiza niyo bamureka ngo abeho akabaho bamufata nk'uwapfuye. Ariko byaje kugaragara ko abo bana kenshi baba ari bazima, akenshi baba ari bazima. Ashobora kuba atazi kuvuga, ashobora kuba atumva, ashobora kuba atabasha kugenda, ashobora kuba afite yewe hari n'ibindi by'ibanze adashobora kwikorera, n'isuku adashobora kuyikorera, ariko afite ikintu kimwe ashoboye mu buzima. Burya Imana ni umukozi w'umuhanga. Nabonye uwo musaza yafashe umuntu utaruzi kuvuga, utazi kurya, utazi kwiyambika, utazi kugira ikintu cyose yigezaho, aragenda muha teste, arangije asanga mu mutwe we ni umuhanga. Sinzi niba mujya mwumva aha mu mujyi harimo umusore umwe, sindi bumuvuga izina, benshi muramuzi, umubwira itariki wavutseho agahita akubwira umunsi, ntimumusaba iminota. Uranguye uti navutse ku itariki 10 z'ukwezi kwa 7 mu 1970, ati hari ku cyumweru. Ntabwo abitekerezaho, kandi wakurikira wasubiza inyuma koko ugasanga n'uwo munsi. Aho babita les ignorants savants. Ukamubwira uti ndashaka kumbwira mu mibare racine kare y'ibihumbi 15,537 n'ibice 5, agahita yikubwira. Nta kindi kintu azi mu buzima, ugasanga nibyo ngibyo azi byonyine. Uwo muntu rero ni umusore witwa David w'Umuyahudi. Ibyo niko yari ameze, ariko nabwo iyo bimubwiraga yandikaga atitira, ariko akabyandika. Ntabwo yashoboraga kuvuga, gusa yarumvaga no kurya. Isaha yo kurya yumvaga agize inzara akabira nk'inka, ntabwo yashoboraga kurya. Ariko icyantunguye gikomeye, nasanze David ari imbere ya computer ye, bamwigishije computer arayimenya ku bwo ubwo buhanga bwe buzamutse. Yamenye computer ni machine y'imprima. Aho hantu nta kindi kintu azi gukora ku isi, nicyo kintu cyonyine azi gukora. Azi gukoresha ya mashini ye akemprima, yapfa akayibaga. Usanze yayibaze ni mashini ishobora kuba ingana n'uru rusengero rwacu rushaje, ariko arayibaga pièce yose akayishyira ukwayo, akayoza, yarangiza kongera akayiteranya. Ntazi kwiyambutsa umuhanda, ntazi kwikorera isuku, nta kindi kintu azi, ariko icyo nicyo yaragishoboye. Uwo musaza aratubwira, tumva rero gahunda iriho mwebwe ntabwo muyizi. Uyu muntu n'abandi bagenzi be nuko bari bameze, ahubwo mwebwe iwanyu murabahisha mukabica. Si uwo wenyine, hari undi nasanze mu gisirikare, wari mu gisirikare nta kindi kintu akora, ashinzwe guteka umugati. Nta kindi kintu azi guteka ku isi, nta n'ikindi azi gukora. N'umuhanda nta wiyambutsa, baraza bakamwambutsa bakamugeza ku ifuru y'imigati, agakora umugati akawushyiramo, akora nk'imashini. Nta kindi kintu atekereza. Ko atenda kwiba se ngo ashyire nde? Ariko akora umugati we waramenywe muri Israeli yose. Ndagira ngo mbabwire rero bene data, umwana ufite ibibazo burya nawe ni umuntu nk'abandi, tujye tumufata uko akwiye gufatwa. Uyu munsi ndashaka ko tureba umwana we udafite ubumuga bwo mu mutwe, ahubwo ufite imyitwarire idasanzwe. Twe dukunze kwita ku bantu bazima, abo twita ngo ni bazima, twe twita ngo ni bazima. Ariko mu by'ukuri
abafite ubumuga bo ntabwo tubitaho. Uyu we ngiye kubabwira niwe dukunda kwitaho mu miryango yacu, ariko nawe akatunanira. Ni umwana ukubaganye budasanzwe. Umwana ugasanga babita ngo ni hyperactive, wa wundi usanga niba ari ahangaha yamaze kurira tayari, yamaze kugera hejuru yuriya muzindaro. Mujya mubabona aha mu rusengero mbagira babamo umwana udatuza, ugasanga umubyeyi we ntahumeka, noneho mugahitamo kubasiga mu rugo, ukiyizira ukaza gusenga, ukamurekera aho ngaho. Umusigiye Satani, kuko adafite ikimuhuza. Satani aramwokipa, nta kindi ariho. Satani arafata ngo nguwo umuryango wacu nyarwanda, turanga kuruha, turanga kuvunika. Abana twabasigiye ngo abayaya n'ababoyi. Umuntu umusigiye nawe ubwe ntabwo azi, yarize ntiyabasha kurangiza kubera impamvu zitandukanye. Yagize akaga, wenda apfusha ababyeyi, araza azi wawe ko ashaka amaramuko. N'umwana kenshi tubafata n'abari abana bari bakeneye kurerwa, tukabaha inshingano zo kuturerera abana bacu, ndetse atanazitunganya, ukaza ukamukurura amatwi, ukajya umuhonda n'inkonje mu mutwe, ukamukubita inkonje. Umwana kuki atariye, arimo arasinzira, wowe uri aho ngaho, kandi ubwira nawe n'umwana bashobora kuba banangana. Umwana umwe namusanze ahantu ku ishuri, ariga kaminuza ubu ngubu, arambwira ati mfite imyaka 13, narangije primaire, ajya kwaka akazi ko gukora mu rugo. Ntibamuha akazi ko gukora mu rugo, ahubwo bamuha akazi ko gupima inzoga mu kabari. Arangije agiye kubona umwana wa shebuja aje mwako kabari, kandi yari umwana umurushaho umwaka, yari umwana w'imyaka 14 we. Isara mubwira ati kuki waje ahangaha wa mushenzi we? Ahangaha ni ahantu h'abantu bakuru, mwebwe abana ntimwemerewe kuhajya. Umuhungu yahise arambika hasi ibyo yari afite byose, aravuga ati ndagiye, aha ni ah'abantu bakuru. We ntibari babimubwiye, ariko yiyemeza kugenda. Ngaba abana dukoresha mu rugo, tukabaragiza abana bacu ngo batunaniye. Abana ubona bakubagana mu buryo budasanzwe. Ariko kandi kwibagiza ko ababyeyi ari bo bajyanama b'ihungabana ba mbere mu muryango. Umubyeyi niwe mujyanama w'ihungabana wa mbere mu muryango, kimwe nuko umubyeyi ari umutambyi w'urugo rwe. Ese bagabo, mujya mwibuka ko muri abatambyi b'ingo zanyu? Alexander, wibuka ko umutambyi w'urugo rwawe? Babyeyi, mujya mwibuka ko muri abatambyi b'ingo zanyu? Mujye mwibuka ko muri abatambyi b'ingo zanyu. Wa mwana ni wowe wenyine ushobora kumuvura, nta wundi. Nakunanira uzamenye ko buriya ari itangiriro rye ryo kugenda ava ku mana buhoro buhoro. Twese twemera tudashidikanya ko ahantu umwana agirira uburere bwiza, akahigira kuba ingirakamaro, ari mu muryango. Hariya niho umwana yigira kuvugisha ukuri mu muryango, niho yigira kwihangana, niho yigira ibintu byose mu muryango. Nubona umwana wawe baguhamagaye kuri telefone, warangiza ukavubwira umuntu muri kumwe, mwana muri mu modoka murimo muragenda, ugeze hehe? Uti ngeze Nyabugogo, kandi uracyari gentuye Karuruma, uracyari Karuruma mu rugo iwabo. Umwana arimo arakumva, ubwo uzamubwira se ngo nareka kubeshya? Kandi ubeshya kumva. Telefone ziraducumuza mu miryango. Kuvugisha ukuri no kwihangana n'ibindi byose byiza umwana abyigira mu muryango.
aha kandi niho ibibazo bikomeye byo mu mutwe umwana ashobora kubikomora. nanone kutigirira icyizere umwana bikomora mu muryango. bya bindi by'uko umuntu akubaza ati amakuru ki, ngo nta kigenda, ntiwaburaye ariko uti nta kigenda, wamubwiye uti ndashima Imana, nibyo birakunaniye. kutigirira icyizere umwana azabikomora mu muryango. kwiyahura, ibiyobyabwenge n'ibindi. umunyeshuri umwe yansanze mu biro, araza akubita urugi, arinjira, ndamubwira se sha urashaka iki? ati nanje kukureba ngo tuvugane. kutari mu ishuri. arahaguruka yishima mu mutwe, ati nawe ugiye kuba nk'abandi bose? jya mu ishuri. arambwira tumva rero wa mugabo we, akubita ingumi ku meza, arambwira ati niba utangiye kwifatanya n'abagome ndakumena. n'umwana w'umusore. ndahaguruka ndamubwira nti garuka tuganire, umwe n'iki kibazo ufite. ariko mbona yazamutse, yafashe indi ntera. akantu gato gusa namubwiye katumye umutwe we usa n'upayutse, afata indi ntera. kumugarura byansabye umwanya munini cyane. aho tuganiriye arambwira ati rero, ati jewe ndagira ngo nari kukubwira ko ndi umunywarumogi rwananiye kureka, nje kukugisha inama, wowe unyuka inabi. urumogi warutangiye ute? ati papa yajyaga akubita mama, ndumva ngira ngo nzamutinyuke mumene. ati kandi narunyoye kuko ndamukubita. ngaho aho abana bigira kunywa ibiyobyabwenge, ngaho aho abana bigira ingeso mbi, mu miryango abana barahapfira. mu miryango abana barimo barahapfira. impamvu natekereje kuri iki kintu nuko aha hantu turi, iki gihe tugezemo, tugeze mu gihe abana bacu bakeneye ubufasha bukomeye bwacu nk'ababyeyi. babyeyi ndabingize, nimureke dufasha abana, nimureke dufasha abana. umwana w'inkubaganyi rero yitwa inkubaganyi iyo adatuza na rimwe, ntagire icyo yitaho, akagaragaza agahinda no kwiheba, ntabe yihangana, ndetse ugasanga kenshi yarabaye n'umurakari. umwana atangira kubagana ari mutoya, tukabyita ngo ni ibisanzwe, ngo ni inkubaganyi isanzwe. akazamuka akazageza igihe agira agahinda, agahinduka n'umurakari. kuki ako gahinda kaza? turaza kubona aho kava. reka twihute kugira ngo na gahunda zindi zikomeze. ibi bibyara kunanirana mu rugo ndetse no mu ishuri. iyo ageze mu ishuri rero, kuko ntabwo ashobora gufata ibintu byose ngo abihuze, kwa gukubagana kwe bituma atabona ibintu by'ingirakamaro mu buzima bwe. ntashobora kumenya niba kwiga bizamugirira akamaro. ntabwo ahuza amasomo n'ibyo n'ubuzima busanzwe. iyo adashobora guhuza rero amasomo n'ubuzima busanzwe, usanga kenshi ya masomo afata ibice. gutsinda, ntashobora gutsinda mu ishuri iyo yigishijwe nabi. uyu mwana aba asaba ko umwihanganira ndetse ugatekereza bikomeye. ingaruka ikomeye igera ku bana b'inkubaganyi ni ukutumvwa n'abantu, ababarera cyane cyane ababyeyi babo ndetse n'abarimu babigisha. ibi bigatuma umwana yiyanga, kuko sosiyete iba yamaze kumuta ndetse ikamuha n'akato, ikavaho ikajya imuha n'ibihano bidasiba. ibi rero bikamutera
ibi bikamutera kwigunga, kwiyanga, ni naho akura na bwa burakari bukabije. Ntabwo rero kumuhana ari cyo cyihutirwa, kuko burya mu Kinyarwanda baravuga ngo inkoni ivuna igufwa ntivuna iki? Ntivuna ingeso. Uko urushaho kumuhana ibihano bikomeye ndetse ukanabikaza, we yumva ibye byarashoberanye, ndetse akumva ko nta mpamvu yo kwirirwa ahangana no guhinduka, kuko ari kwaremye. Murumva ko yiyumva aravuga ati narananiranye ndabizi, kandi ubu niko ndemye, no guhinduka ntibishoboka. Akumva ko ari kwaremye. Dukwiriye kuganira n'umwana w'inkubaganyi, ubukubaganyi bwe tukabuhinduramo ibikorwa by'ingirakamaro. Urugero, wa mwana ubona kubagana cyane, ushatse umwinjize nko muri siporo. Iyo agiye muri siporo ahindukamo umukinnyi w'igitangaza. Dufite ingero zifatika. Umukinnyi witwa David Beckham, muramuzi mwese? Hari abantu bigeze bumva umukinnyi witwa David Beckham? Abasore muramuzi? David Beckham mu ishuri byari byaramunaniye kubera ko yari inkubaganyi iteye ubwoba. Ababyeyi be bamushyira mu ishuri ry'umupira, yaje guhindukamo umukinnyi w'igitangaza. Mu myaka yashize muri za 2001 na 2002 yari umukinnyi wa mbere uhenze ku isi. Ashobora guhindukamo umunyamuziki mwiza, abitwa ba Mozart, niko bakuze bameze, n'ibindi. Kugira ngo umwana ahinduke inkubaganyi ubundi biva hehe? Burya akenshi abana b'inkubaganyi babyigira ku babyeyi babo. Aha ndahatsindagira kuko nicyo cyatumye nshaka ko uyu munsi ari byo twigaho. Nuko wowe mubyeyi, wowe ntukubagana nk'uko uriya mwana kubagana, ahubwo iyo bigeze hejuru utangira kujya ubeshya utuntu tutagufitiye akamaro. Ugatangira kujya ugira umujinya udafite impamvu, udafite aho ukomotse. Noneho wowe ntabwo uba ukiri inkubaganyi, ahubwo uhinduka umuntu w'umunyamujinya, umuntu uhorana umunabi. Wa mwana rero akomeza kugenda abikubonaho. Ibyo rero birandura nk'uko izindi ndwara zose zandura. Umwana ashobora kubyandurira kuri wowe mubyeyi, kandi uwo mwana iyo akuze atyo atangira gutera amatungo amabuye, ndetse akajya yaterana bagenzi be. Yakuriye mu muryango w'abanyamushiha, w'abanyamujinya, abantu barwana, abantu batagira icyo bubaha, bavuga amagambo ejo bakaba bayahinduye. Uwo mwana nawe azamuka atyo, yarangiza agatangira agatera amatungo amabuye y'abandi, yeza akaterana bagenzi be. Iyo akuze noneho agaragaza ubugome, uburyarya, kwivuguruza guhoraho, ibiganiro bibi, ndetse n'ubuzererezi. Ubwo yakuze. Abana barezwe nabi nabo ugafata umwana wawe ukamurera nk'imfungwa. Umwana ntumuha uburenganzira bwo gutekereza, umwana ntumuha uburenganzira bwo gutanga igitekerezo cye. Ibyo uvuze byose ukumva ko ari ihame, agahita bikurikiza. Yego papa, buri kintu cyose yego papa, buri kintu cyose yego papa, yego mama. Ndagira ngo nkubwire mubyeyi, uwo mwana urimo uramugirira nabi, kuko byanga bikunda wa mwana azaba umwiyahuzi. Rimwe hari ikigo nayoboraga cy'ishuri, abanyeshuri baribana. Umunyeshuri yiba bagenzi be,
baraza barambwira ati ibintu biracyari hariya rwose tubasake. Ndabwira ntabwo njye nakwisakira abana, ntabwo nasaka abana banjye, ntibishoboka. Usaka umuntu utizeye, usaka ingegera. Iyo umwana wamaze kumwereka ko utamufitiye icyizere, ni ukuvuga ngo uwo ngubwo azakora uko ashoboye kose ajya bihisha ndahandi, acukure ataba ibintu n'ibindi n'ibindi. Ntabwo ndi bubasake, ahubwo ngiye kuganira nabo. Abana bashyira hamwe turaganira, dufata umunsi wose. Uwo munsi nabwo uyu munsi ntimwiga, turaganira gusa ku bijyanye n'ubujura bwanyu. Byageze ni mugoroba, umukobwa umwe araza arambwira ati ndagira ngo nkubwire ko wanyereye imbuto, ntabwo wansatse kandi ushobora kunsaka ugafata biriya bintu, ni jyewe wabitwaye. Ni jyewe wabitwaye. Bitwara igihe kugira ngo wigishe umwana bigeze aho ngaho. Ariko babyeyi ndabinginze nimuha abana banyu icyizere. Nibiki dukwiriye kwitaho rero kugira ngo abana bacu batayoba ngo bajye muri izi nzira? Aha niho ngiye gusoreza kugira ngo ejo tuzakomeze. Abana bose bakeneye kwitabwaho mbere ya byose no muri byose. Abana bose uko yaba ameze kose, ubumuga yaba afite bwose, akeneye kwitabwaho mbere ya byose no muri byose. Mbere y'uko ujya gucuruza, mbere y'uko ujya mu bindi bintu byawe bigufitiye inyungu, ndagira nkubwire mubyeyi, banza wite ku mwana wawe. Nujya kumuragiza ukamujyana muri Interni Kayonza, ukamujyana mu Mutara, ukamujyana muri Sunrise mu Ruhengeri, ukamujyana i Bugande, uzamenye ko wiyambuye inshingano zawe nk'umubyeyi. Umwana akwiriye kwitabwaho mbere ya byose na hehe no muri byose. Mubyeyi uvuga ngo ntabwo jewe sinkunda, abana barakunda filime, barimo barareba za filime, waneze ukavuga ngo jewe ntabwo nkunda filime, none ukabajugunya ngo nimugende murebe ibyo bazareba, nibaza uzabifatishe yombi. Turumvikana? Bakeneye gukundwa uko bari kose, hatitawe ku byo bakora, ibyo bakora neza cyangwa se ibyo baretse. Ntidukwiriye kubwira umwana ngo wowe ndagukunda kubera ko ubu wa mbere mu ishuri. Oya, umwana akenewe gukundwa uko yaba ari kose, uko yaba ari kose. Kabone nubwo yaba abo wanyuma mu ishuri, ukwiriye kugira ute? Kumukunda. Ntabwo wita ku byo akora ndetse no ku byo yaretse. Bavuga ngo wajya gukora ingeso mbi, none ubu ngubu mbona warabaye umwana mwiza, wowe uri inshuti yanjye. Mukunde uko ari. Bagomba ariko kugirirwa igitsure kugira ngo urukundo rwa kibyeyi rube rwuzuye. Bagomba kugirirwa igitsure. Ntabwo abana bacu tugomba kubarera mama, mugomba kuba ba papa na ba mama, ntabwo mugomba kuba ba nyirakuru w'abana na ba sekuru w'abana. Ntabwo mukwiriye kurera abana bajeyi. Ababyeyi bakwiriye kwandikisha abana babo mu mashuri abitaho, kuko uriya mwana w'inkubaganyi twabonye abakwiriye kwitabwaho nk'aho ari we wenyine uri mu ishuri. Iyo umushyize mu ishuri rero, aho abana ari benshi, ari uruvunganzoka, mubyeyi umenye neza ko mwana batazamubonera umwanya. Mu rugo akwiriye guhabwa imikino itandukanye, ndetse bibaye byiza ukamufasha mu byo akunda, kuko abana b'inkubaganyi burya ikibikubwira abarambirwa vuba. Ibintu abijyamo akabirambirwa, akajya mu bindi akabirambirwa. Ikizabikubwira nuko niyo wamugurira igikinisho, mu mwanya muto aragikinisha, yarangiza agatangira kugihonda n'ibuye akagishwanyuza, ugasanga igipande kimwe hari ikindi hari ikindi hariya, bikaba byarangiye. Ubwo rero abakeneye kumwitaho, ukajya umuhindurira umukino uko ananiwe. Uyu mwana twabonye w'inkubaganyi ntabwo ari umurwayi, ni umwana muzima
ukwiriye kubona uburere butandukanye n'ubw'abandi, kubera ko we afite uko ateye. Buriya niko ateye ariko ni muzima. Ubwo rero akwiriye kubona uburere butandukanye n'ubw'abandi. Bene data n'abashiki banjye, ndagira ngo mbabwire ngo Bibiliya irasobanutse aho ngaho. Menyereza umwana inzira zanyura, azanda asaza ataragera ate? Atarayivamo. Abana bacu nimureke tubakurikire, tubashorere, tugendane nabo, kugira ngo ejo tuzabashe kwinjira neza neza ku babyeyi, umugabo n'umugore. Ejo tuzareba noneho icyigisho kivuga ngo umwana w'imfubyi wakiriwe mu muryango. Muzi ko aricyo kigezweho ubu ngubu, nta bigo by'imfubyi bigishakwa, tugomba kwakira abana mu miryango. Abo bana benshi turabafite mu miryango. Ndashaka kugira ngo turebe ngo uwo mwana dukwiriye kumwitaho dute, kugira ngo kuko uko byagenda kose nturi se nturi nyina, aranabizi neza, nawe ntabwo ari umwana wawe, urabizi neza ko atari umwana wawe. Hari uburyo rero mugomba kugenda, hari uburyo ugomba kumwitaho, hari uburyo ugomba kumufata, kugira ngo ubukristo bwacu buzabe bwuzuye neza. Nuko dukwiye kumenya uko twitwara mu miryango. Uwiteka abahe umugisha kandi mugire ijoro ryiza. Urugo runezeza.